impaya umeze ute? Umeze bo? Nitwa Diane hano mu Kiyovu Kagugu. Hano mu Kiyovu Kagugu. Uriya mugabo sorry ntabwo nari nohereje voice neza kubera telefone yanjye iri kwikoresha. Ndindi kukubwira ngo uriya mugabo ugiye kubana na Pastor Mutesi. Uriya mugabo reka nkubwire yarampemukiye bihagije. Bosco Empire. Yes, ngo ikaze kuri Bosco Empire, by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, ngo ikaze muri iki kiganiro. Hari abantu bakomeje kugenda bambaza mu by'ukuri amakuru ya wa mugore waje ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko ngo uwo bita Pastor Mutesi amutwariye umugabo, ariko ngira ngo ahangaho bigeze bishobora kuza kuba byagorana kubera ko uwo bita Nyiranshuti Sandrine ari kugenda mu by'ukuri agira indimi zitandukanye bitewe n'uwo bari kuvugana, agatangaza mu by'ukuri amakuru atandukanye nayo yatangaje. Ari mpamvu kugira ngo tuze kuba twamenya amakuru ye bwite biri buze kuza kuba byagorana, kubera yuko nahoze numva amwe mu voice note yaje kuza kuba yasohoka ikiganiro cyabaye hagati ye n'umuntu bita Pastor Mutesi, amajwi amwe namwe ubita Pastor Mutesi ngo aza kuba yashyira hanze. Nyine bigaragara yuko ibintu bita Sandrine yakomeje kugenda atangaza biri kugenda binyurana cyane n'ibyo yageze gute agiye abwira Pastor Mutesi. Nkibaza se wenda ni igitutu bamushyizeho, ni ibiki byeshobora kuzenda kuba byaratumye uwo bita Sandrine wenda ashobora kuza kuba yagira indimi zitandukanye, ariko wanamwitegereza ugasanga uyu mubyeyi ntago ashobora kuzenda kuba ari indyarya cyangwa se umuntu wenda w'umwambuzi nk'uko wenda abandi dusanzwe tubazi, ahubwo ni ukubera ko yaje ku mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri atazi ikibuga aje gukinamo uko kimeze, biza kuza kurangira n'ubundi kimucanze. Muri kwa kumucanga bikaza kuza kurangira atangiye kugenda atanga amakuru atandukanye n'ibyo ashobora kuzenda kuba yagize gute yavuze mbere. Naye nkubwiye ngo kuba wenda yaje ku mbuga nkoranyambaga ntago ari ibintu yashobora kuza kuba yarateguye, ni ukubera ko naje kumenya yuko hari andi makuru avuga yuko hari igitutu gikomeye cyane cyari kiri inyuma y'uyu mugore, ku buryo byamusabaga kuba yaza ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo aze kuza kuba yagira gute aze kuza kuba yakwirengera. Bino byose ngira ngo bitangira hari ikiganiro nkora nkagikora ko bita Pastor Mutesi ndetse na Murindwa Ferdinand. Ngira ngo na makuru nabonye mu buryo bungoye cyane, ariko nyine biza kuza kurangira amakuru ngize gute nyabonye nyashyira hanze yuko bagiye gusezerana ku murenge wa Muyumbo, aho ngaho ni mu karere ka Rwamagana. Nyuma gukora kino kiganiro ngira ngo abantu benshi cyane mu by'ukuri barakibonye, ndetse n'abantu bari bazi Murindwa Ferdinand bose baramubonye base uyu nguyu ni ugiye kurongora Pastor Mutesi. Byaje kuza kugera ku mugore bita Claudine, ngira ngo uyu nguyu ni nawe umeze nkaho mu by'ukuri wenda yakije umuriro ku muntu ngo Sandrine. Akimara kubona ubita ngo Murindwa Ferdinand yaramurebye abona aramuzi, hanyuma ahamagara kuri telefone mubyara we. Ngira ngo izina mubyara wa Ferdinand ryakunze kuza cyane kubera ko uyu mugore yavuze amagambo ahambaye byatari ayabwira umuntu bita Claudine, azi neza ko bari kuganira nk'inshuti, ariko ntago barazi ko uyu mugore agomba kuza kwagira gute ashobora kuzenda kuba ari kuri codinga amajwi ya mubyara wa Ferdinand kugira ngo azagire gute azayakoreshe mu kiganiro. Ngira ngo ibiganiro bagiranye mwarabyumvise, hari amakuru amwe namwe ataraje hanze, aho mubyara wa Ferdinand we ku giti cye yavuga ngo Ferdinand yaguriye flat screen umuntu bita Sandrine. Hakaba utango mubyara wa Ferdinand avuga ko ngo Pastor Mutesi ngo ari ikirara, na Ferdinand mubyara wari ikirara avuga ati ntago rura rugo ruzagira gute, ntago ruzashoboka, ibintu nk'ibyo nyine ngo Mutesi ngo numutera mwako, ibintu nk'ibyo mubyara wa Ferdinand yabwiye uwo bitango Claudine akimara kumva mu by'ukuri kuno bintu bimeze, ni nabwo mubyara wa Ferdinand ese amuhishurira yuko hari umugore babanaga aho ngaho za Kagugu, ndetse ngo bamaze hafi nk'imyaka nk'ibiri, kubera ko mubyara wa Ferdinand niwe watanzemo pase uwo bita ngo Ferdinand amuhuza na Sandrine. Ngira ngo ibyo mwaje kuba mwagira gute, mwaje kuza kuba mwabyiyumvira. Uwo bita Claudine yaramubwiye ati umfashe umpereze nimero z'uyu mudamu, hanyuma nze kuza kuba nagira gute, nze kuza kuba nagira icyo mwibariza. Mubyara wa Ferdinand nimero zahe Claudine, hanyuma Claudine agira gute ahamagara Sandrine, amaze kumuhamagara aramwibwira ndetse amuhereza voice note za mubyara wa Murindwa Ferdinand, azohereza wita Sandrine aramubwira ati ndashaka yuko ugira gute umpa ikiganiro. Sandrine ngo yashatse kubyanga, ariko none umugore amubwira ngo nutabishaka ko wenda gukora ikiganiro nta kibazo, ngo ndaza kwesha aya majwi ndibuze kuba nagira gute, ndibuze kuza kuba naguta hanze.
nango mu yandi magambo iyo pressure niyo yaje nyuma yo bita ngo Sandrine aza ku mbuga nkoranyambaga benshi babati umugore aze gutwika ariko ntago uyu mugore yaraje gutwika kubera ko yaza kuza kuba ari utwika mwakomye ko bamaze kubona byibuze nk'ibiganiro bigira gute avuga birenga 100 kubera ko kano kanya abantu bose bagomba kuba biteguye kumva ngo icyo bita Sandrine agomba kuza kuba yavuga ariko abanyamakuru bose bagirageje kugira ngo Sandrine atange ikiganiro bigira gute biranga ku buryo no mu minsi yashize ngira mu minsi bishize hari umunyamakuru wagiye agira ku rugo rwa Sandrine arangije arahicira hafi amasaha agira muri 3 ategereje Sandrine ngo amusabe ikiganiro ariko biza kurangira Sandrine yabwiye abantu ngo umunyamakuru buza hangaha mubwire ko nimutse nagira gute nta kibaha ngaha gira ngo umunyamakuru bamwita ngo ni Jackie uyu Jackie nta kiri kingo yagiye kora kwa Sandrine kwaro kugira ngo amusange we mu ntuza ngo mu rugo hanyuma ngo amuryamishe muri saro ngo bakore ikiganiro by'ukuri ngo yarembye bagire gute baze kuza kuba kwaka ubuvugizi nyamara ngewe ibyo ngibyo naravuze nabwiye Sandrine ati niba wumva urwaye umeze nabi nta bushobozi ufite wenda bwo kwivuza waza kuza wenda kuba wafata wenda nka video hanyuma tukabwira wenda abakunzi bacu ba Bosco Empire wenda ababishobora kaba bagira gute bakaza kuba bagusupportinga ariko najya mumve mu by'ukuri numve icyo ashobora kuzenda kuba atekereza ariko yarambwiye ngo ibyo ngibyo nta kibazo ngewe icyo nkeneye na amasengesho ntago ari imiti kubera ko n'imiti bari buze kuba ampereza ntago ari imiti ihenze ku buryo ntaza kuza kuba nayigondera ati ikindi ngende kwirinda yuko abana banjye bashobora kuzakura mu by'ukuri ndagasanga ibiganiro nakoze ndi kurwanira umugabo n'umugore ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo ndi kwirinda even nibyo ndakoze ndi kubyicuza ariko nanjye nta mahitamo nari mfite kubera ko hari umuntu wari kuntera ubwombwira ngo nutakora ikiganiro ndaza kuguta hanze kandi koko nanjye ndamutse nebye nitegereje navuze ati ntihagira undi muza kubyivugira atari ngewe biribuze kuzahera kuba byafatira intera ari nabwo naje kuza kuba nagira gute nafata umwanzuro wo kuguhamagara kubera ko ikiganiro cyawe wakoze kuri Murindwa Fred na Pastor Mutesi bari bakimpaye ni nakibonye abantu banzi bayafashe link yawe barayimereza hanyuma ndabatirika nze kuza kuba nakuvugisha ndi mu bantu bavuganye na Sandrine bwa mbere ndabyibuka yampamagaye mu masaha 3 za nijoro ambwira ngo duhure tuze gukorana ikiganiro agira icyo avuga mu by'ukuri ku mubano we no bita Murindwa Ferdinand ngena mubwiye yuko nibera mu ntara ndetse na kamera mfite ntago ari kamera ushobora kuba najyana kuri tele kwa ko ni kamera ikora igihe gito cyane kahita yizimya ndamubwira ati rero ikiza nuko naza kugushakira umunyamakuru w'inshuti yanjye nkamukohereza kuri alarme mukahurira mukagira gute mugakora ikiganiro uwo bita Sandrine agira gute ibyo bintu nabinyemerera umunyamakuru ndamuhuza biza kuza kurangize gute bahuye ikiganiro baragikora ariko none akaba n'ikindi kiganiro bakoze mbere bagikoranye n'uwo bita ngo Yoweri Uyobokamana TV ndetse n'uwo mugore bita Claudine ufite channel YouTube channel ntari kwibuka amazina neza n'undi bita ngo Samu Gakire ufite channel bita ngo n'urugendo online TV kugira ngo rero ubita ngo Sandrine aze kumbuga nkoranyambaga byaje kuza kurangira uyu mugore bita Claudine ahamagaye uwo bita ngo Joel hanyuma amuganiriza yuko hari umugore uri Kagugu mu by'ukuri ngo wari inshuti magara ndetse cyangwa se yabanaga na Murindwa Ferdinand urongoye wo bita Pastor Mutesi ahangaha niko abantu benshi cyane bagiye bagaruka ku ino case ya Joel ndetse na Pastor Mutesi ndetse bikavuga ko ngo bita Pastor Justin ashobora kuza kuba yararengereye akagenda akajya kwinjira mu muryango wa Yoweri akavuga ngo Yoweri impamvu yahostinze ngo umuntu mu by'ukuri wataka Pastor Mutesi kandi Yoweri Pastor Mutesi ari inshuti magara ngo nukora ko bita ngo Pastor Mutesi ngo yimye Yoweri mu by'ukuri ucenche ngo biza gutuma n'ubundi ngo Yoweri ngo arakara atangira kugira gukora content zo kugira gutezo kwataka Pastor Mutesi byo ngo byaje kubabaza ngo wowe bita ngo Yoweri aravuga uyu muntu ashobora kuza kuba ashaka kunsenyera urugo niba ashobora kuza mu by'ukuri agakora wenda content z'ubusambanye ibintu nk'ibyo ariko ngira ngo ibyo ngibyo nta utabivuga nabo ubwabo hari ibiganiro bagiye bakora murabizi ikiganiro Yoweri yakoranye na president kuri Zaburi nshya bataka wa mugore bita ngo Mama Chance ibintu bamuvuzeho ni ibintu bihambaye cyane ariko nyine just abantu barivuga bakaza bakavuga amagambo bashaka bayavuga ku bandi batitaye wenda ku ngaruka biri buze kuba byabagiraho ahubwo ikintu kimbabaza nuko wa muntu wenda ugerageje mwenda nk'umuvugo gatoya biza kuza kurangira arakaye akaba yanakurega ngo bagufungishe nyamara we yaba yiteretse ari kuvuga ku bandi bikaza kuza kuba byagira gute byaza kuza kuba byaba ikibazo kuko Yoweri ikiganiro yakoranye na Sandrine nubundi yarabizi ko ari ikiganiro ushobora kuza kuba cyagira gatotsi ku mubano wa Pastor Mutesi ndetse no bitanga ngo Murindwa Ferdinand nubwo wenda ku imihanda bavuga ngo nta bushuti buhaba ariko sinyeka yuko Murungi Sabe ashobora kuza wenda ko ya hosting umuntu ze gusenya cita nta ushobora kuza kuba byanakunda wenda unabimubwiye yashobora kuza kuba yakumira cyangwa se wenda ukaba wajya kuyadi macaro ukagira gute ukagira aho bitangariza ngo cyari gitangaza ko no bita Yoweri mu by'ukuri hosting umuntu uje kugira gute uje gusenya urukundo rwa
Pastor Mutesi ndetse na Murindwa Ferdinand byaje kuza gutuma nyine abasesenguzi benshi cyane batangira kugenda bibaza ngo ni iki gishobora kuza gutuma uwo bita ngo Joel agira icyapfa na Pastor Mutesi kandi ari inshuti cyangwa se ari magara ntunsige uhereye mu 2018 uwo bita Joel niwe muntu ushobora kuza kwa mu by'ukuri yaragize uruhare rukomeye cyane mu bijyanye n'ibyo bita ngo ama YouTube channel ariko iyobokamana bita Joel ni inkingi ya mwamba nubwo wenda channel yashoboye kubenda agenda subira inyuma ma views azikiboneka nka kera ariko abakozi b'Imana bakomeye cyane ku iyi mihanda ya YouTube bagiye baca mu by'ukuri mu maboko y'uwo bita ngo Joel ba Pastor Mutesi ba Mama Charlene ba Pastor Claude benshi cyane bagiye bamuca mu biganza kandi angije giye gute abageza ku rwego rufatika. Rero ngira ngo ubita Joel ndetse Samu Gakire n'umugore bita Claudine bakimara gusohora kino kiganiro ngira ngo icyabaye trend cyane ni cyagomba kuza kuri yo guca kuri Joel kubera ko n'ubundi izina rya Pastor Mutesi hari abantu benshi cyane bakoze sabu ku Iyobokamana TV biza kuza kuranya n'ubundi kiganiro cya Joel gitrendinze ku buryo kano kanya nyine hari amakuru agenda ngeraho avuga ko iki kiganiro cyakuweho ngo binyuze muri Ribo ngo binyuze mu bwumvikane ngo bwa Joel na Pastor Mutesi kurusha kuza ko wenda wamenya mu by'ukuri ngo ese amakuru yimbitse mu ibi bintu ni bwoko ki ariko biza kuba wenda Ribo n'abandi bose wenda bashobora kuzenda kuba bakoresheje Sandrine n'ubundi byari kuza kuranya n'ubundi wenda ibiganiro babikuyeho kuba wenda haravuyeho ibyo ngibyo gusa byo kwa Joel bigaragara ko wenda wita Pastor Mutesi nawe yabonye ko wenda ibyo bishobora kuza kuba mubangamiye ndetse n'izina remereye cyane ashobora kuza kuba rifite kuri channel bituma wenda uwo bita Joel amushyiramo imiyaga content agira gute abanza ayikuraho. Ubu bita Sandrine rero akimara gukora icyo kiganiro ngira ngo ahise akora n'ikindi ku Rugendo TV agikora ndetse no bita ngo Niyonzima Jean Claude hanyuma ibintu bagira gute biragenda birayogayoga abantu bose baribaza uyu mugore ari gutwika uyu mugore ni umusikama ariko kubera ko ubita Ferdinand nawe ku giti cye yihamagariye Sandrine mu kiganiro amubwira ati ni biki ibintu ushobora kuza kuburimo uri mu biki ibintu nk'ibyo bigaragaza ko abantu mu by'ukuri banaziranye byaje kuza gutuma n'ubundi abantu benshi cyane bakira ubita ngo Sandrine ko ashobora kuza kuba kuvugisha ukuri n'uyu munsi avuga yuko nta kintu by'ukuri yabeshye uretse ko wenda ngo kuri yarazanye ku mbuga nkoranyambaga ntabwo kwari ukuri kwari gukenewe kwa ko n'ubundi ukuri yazanye kwari ukuri gomba kuza gutuma Mutesi atasinzira cyangwa se atishimira umugabo we nk'ibisanzwe kandi abate nk'umukristo ntacyo byagomba kuba byagira gute byamarira ariko nanjye nta kindi kintu cyabiteye ni pressure y'abantu bamaze kumenya by'ukuri n'ubundi urukundo rwanjye na Murindwa Ferdinand bari babizi hanyuma ndavuga ati maramo kabaje bakabivuga mu buryo bwabo bibuze kuza kuba byagira gute bibuze kuza kuba byakomera reka ngiye bwanjye ntera intambwe nishakire abanyamakuru baze hanyuma ngire gutenze kuza kuba nabihera ikiganiro. So ngira ngo rero iyo nkuru nkuko mubizi nta ukundwa na bose buriya buri wese mu by'ukuri uri gukina abafite mu by'ukuri wenda abantu bamukunda ndetse wenda n'abatamwiyumvamo byaje kuza kurangira mu by'ukuri ku bakunzi ba Pastor Mutesi iyo ngiyo yari inkuru y'inca mu mugongo ndetse bahita babona ko byanze kunze Mutesi agiye kongera mu by'ukuri guca mu ntambari ihambaye cyane ariko ni mu bantu wenda batabyumva kimwe na Pastor Mutesi babifashe mu by'ukuri wenda nk'inkuru nziza bya hatari ndetse bakomeza kugenda wenda bayuririraho bayibyaza wenda umusaruro cyangwa se bagira n'ubundi busesenguzi n'ubucukumbuzi bakomeje kugenda bagira gute bashyira ku nkuru ya Pastor Mutesi ngira ngo uri kuza kwisonga kano kanya n'umutani bishaka Theogene ndetse watangiye kugenda aterana amagambo mu buryo buhambaye cyane mu tango Niyonzima Jean Claude uri kuvuga ngo kuba Pastor Mutesi yasezerana n'undi mugabo ibingibi nta kintu bitwaye ndetse ni inkuru buri wese yagombye kubagira gute yishimira kurutwo turi buze kuvuga ngo wenda Pastor Mutesi ari mu maherekeni Pastor Mutesi imeze gutya na gutya ni ibintu byiza kuba wenda ashobora kuzenda kuba yagira gute yashaka undi mugabo ndetse aho kugira ngo azamwice cyangwa se mubyo Pastor Mutesi byagenze gutya yiyahuye agahinda gakabije ibintu nk'ibyo aho kugira ngo wenda ushobora usanga wenda hari ikibazo gihambaye kivutse mu rugo rugo agahitamo kuba yatandukana uwo bita Pastor Claude we abona ko nta kintu mu by'ukuri ushobora kuza kuba bitwaye ko ni ibintu ushobora kuza kuba byabaho mu buzima ko habaho mu buzima habaho guhirwa kandi ngo nta mushobora kuza wenda kuba yahitamo uruhande rubi kandi uruhande rwiza agira gute aza kuza kuba yarubona kugeza nawe yaje kuza kuvuga ko ubita nibishaka Theogene ashobora kuza kuba mu by'ukuri ngo amagamba ari gukoresha ngo n'ubundi ngo nuburozi cyangwa se ngo amagambo mabi cyane ameze nk'aho ari guhanura umuvumo ku rugo rwa Pastor Mutesi ndetse akomeza kugenda atabaza Ribu kugira ngo uyu mugabo aze kuza kuba yatarwa muri yombi hanyuma aze kuza kuba wenda yasobanura neza byimbitse amagambo atari meza akomeje kugenda yatura kuri Pastor Mutesi hari nk'uko ejo yavuze ngo ni izina ry'Imana runo rugo mu by'ukuri nta ruhari ubita Pastor Mutesi nta rugo afite ariko baruka base ni gute ushobora kuza kubatangaza ngo Pastor Mutesi nta rugo afite kandi na leta y'u Rwanda yarabihaye umugisha nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge avuga ngo nkurikije ububasha mpabwa n'amategeko
mu by'ukuri nemeje ko kanaka na runaka bagomba kuza kuba umwe yaba umugabo undi akaba umugore. Ibyo ngibyo bakimara kubisinya bisobanuye ngo urugo rwagize gute, rwaje kuza kuba rwabaho. Ariko nka Nibishaka Theogene, umuhanuzi rwose wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda Pastor Mutesi yatuzaniye, ahise ahindukira atangiye kugenda handura ubuhanuzi butari bwiza kuri Pastor Mutesi, amubwira ngo ibi bintu nta rugo ngo ufite n'ubundi ngo mugiye gutandukana nk'ibyo ngibyo. Ariko nyine uramutse urebye wenda nko kuri statistique wenda y'urukundo rwa Pastor Mutesi, ubona ko n'ubundi ashobora kuza wenda kuba ari umugore ufite urukundo n'ibyo koko, ndetse aranabiharanira kugira ngo bize kuba byanagenda neza, ariko ugasanga n'ubundi ubwo ngubwo nta mugisha ashobora kuza kuba afite mw'ibyo bintu. Wenda just barakunda ndetse n'abagabo bakanamukunda akagira igikundiro agasimburanya abagabo muri mwaka, ariko kugira ngo aze kugira inema mu by'ukuri yo kurambana n'umugabo bikaza kuza kuba byagira gute, byagorana. Buriya buri wese agomba kuza kuba afite za karande zimugendaho, ari nawe ushobora gusanga nyine avuga ngo ku inshuro wita Pastor Mutesi ashobora kuzubaka, ariko wita Bishop Gerard kugira ngo azagire mu by'ukuri urugo bizagorana, kubera ko ngo imyaku n'imikoshi byose byagenda kuri Pastor Mutesi yarabifashe ngo abizingazingira mu ngofero ndetse ngo n'inkoni yahaye ngo bita Bishop Gerard, ndetse ngo ahita nabimanuza ngo n'amata, biza kuza kurangira bita Pastor Mutesi ngo asigaye mu by'ukuri ngo ameze neza cyane nta kibazo afite, ngo ahubwo ngo ibyamugendagaho byose agira gute ahita bibirandura ko bita ngo Bishop Gerard, biza kuza kurangira n'ubundi ngo ese ngo anabona n'umugabo baza kuza kuba bashyingirana. Ngira ngo ubukwe bwabo nk'uko munabizi n'ubundi bwabaye mu ibanga rikomeye cyane. Buriya iyo ugiye kugira ubukwe ukabigira ibanga, byanze bikunze agomba kuza kuba harimo ibintu bibiri, either ushobora kuza wenda kuba ari nk'umutekano uhambaye cyane ushaka gushyira wenda ku rugo rwawe, cyangwa se ugasanga hari ibintu ushaka wenda bitari buze kuba byamenyekana, umwe muri mwe wenda mugiye gusezerana hari amabi yakoze, hari umwana yabyaye hanze, hari umuntu ushaka wenda aza kuza wenda kuba yamwicira ubukwe. Niyo mpamvu abantu bose bari baje ngo ni gute umusitari nka Pastor Mutesi ushaka kuza wenda kuba yakora ikosa akajya mu murenge mu by'ukuri atabwiye isi yose n'abamukunda bose ko yagiye mu murenge, kugeza aho inkuru ibuze kuza kuba yajya hanze, ishyizwe hanze na rubanda. Buriya Mutesi yaza gukora biriya bintu ku karubanda agasezerana ahantu bose abantu bari, ntago bino bintu by'ubukwe bwe byagomba kuza kuba byagera kuri uru rwego, kubera ko twe tujya kubibona twabibonye mu buryo bwari butunguranye cyane. Bamwe mu bari babutaye cyangwa se bamwe mu bagiye bahabwa ayo mafoto nyine n'inshuti za hafi, umwe muri bo yaje kuza kuba yabavamo, hanyuma agira gute atanga amakuru, kubera ko yararegeye bataye amakuru ashyushye ntago nayihanganira, reka nze kuza wenda kuba naya breakinga, hanyuma imihanda ize kuza kuba yatogota, tumenye nimba n'imvano mu by'ukuri y'uyu mugabo ugiye kurongora Pastor Mutesi. Tese baravuga ati iki ni igihembo mu by'ukuri Imana impembye, cyangwa se wenda nagiye umukumbi wayo neza, biza kuranya mu by'ukuri wenda inshakiyemo wenda nta imeze neza irayimemba. Ariko wowe bita n'ubundi Nibishaka Theogene uri kwataka bikomeye cyane umuntu utari Pastor Mutesi, biri gukomeza no muri avuga ati ntago wakorera Imana ngo iguhembe Ferdinand bitewe nuko nyine ngo n'umuntu kuba mu magambo atari meza. Bamwe mu bakobwa bari kuza ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati Ferdinand ngewe yaransabye ndamwima, abandi bati Ferdinand yananyishyura amafaranga ngo dusambane, amafaranga ndayarya ariko sinamuha. Bino nk'ibyo ngibyo ushaka gusanga nyine ugasanga ni ibintu bya danje. Hari n'uwamaye amakuru kanze nkushakira ayo majwi y'umukobwa bita ngo ni Diane, anyandikira ngo ati ngewe uwo bita Ferdinand mu by'ukuri yankoreye ibintu bitari byiza, ansanga iwanjye mu rugo, arangije tujya gute dukora ibintu, tumaze gukora ibintu agenda atanyishyuye, hanyuma arambwira ngo ari buze kuyanyureza kuri telefone, ngo gaze yari yashize. Narategereje mu by'ukuri mbura gaze, kandi twari twaranyije ryose n'andi mafaranga nakoreye, nk'ibyo ngibyo hose ni ibyanyabyo. Ariko wareba nyine no bivuga ugasanga nyine ni rutwitsi, cyangwa se n'ubundi wa muntu z'imihanda akaza kwikaraga agenda abeshya abantu. Reka mbanze nkumvishe ayo majwi ukuntu byari bimeze, nyine umuntu ari kumpa amakuru, aho bateye amakuru wenda ariko uma ntago naza kwenda kwizera ko ari ubuziranenge, kuko n'ubundi ni umukobwa wumvikanye cyane kuri nyakwigendera Pastor Theogene, aza kuba ko ngo yamuteye inda bafitanye umwana. Ibintu nk'ibyo ngibyo murabizi, umva n'ukuntu yaje gutwikira ko bita ngo Murindwa Ferdinand, ariko ntago nabyemeza cyangwa se ngo mbihakane, kubera ko naje kuza kuba no bita ngo Liza nawe azabatengira aribanaga hanaha, wo bita Ferdinand mu by'ukuri agashaka kunsambanya nkamurya amafaranga. Ariko nyine ibintu byanjye simumuhe mu yandi magambo ngo ni umugabo ukunda ngo igitsina gore ku rwego ruhambaye cyane, ku buryo kuba yahuza na Pastor Mutesi ntago bizakunda. Ariko ngira ngo amaze kubona ko Pastor Mutesi yamaze guhinduka, kwa ko n'ubwa mbere tumubonye nko mu modoka cyangwa se wenda arya dance y'indirimbo za Sekira,
ko niba ubita Mulindwa Ferdinand atangiye kumucurangira indirimbo za gisa cy'inganzo ndetse Mutesi akanibyishimira cyane, ejo bundi bari buze kuzenda kuba bari mu tujede, bari buze kuzenda bari muri nyine za ndirimbo zose nyine musanzwe muzi. Ntabwo cyari gitangaza kubona Pastor Mutesi agaragara wenda ariko amatwi ye ari kunyunguta mu by'ukuri uburyohe bw'indirimbo idahimbaza Imana. Banza mvanga Diane kuntu yaje kuza kuba yandabura, uyu nguyu wibuka ko agize gute, n'ubundi ni nk'ibisanzwe atuye Ikagugu hariya hafi ya Sandrine, n'ubundi yaratuye ari naho bita ngo Mulindwa Ferdinand yagira gute yakomeza kugenda ahigira imyaka 2 iciyeho. Banza wumve. Impaya umeze ute? Umeze bo? Nitwa Diane hano mu Kiyovu Ikagugu, hano mu Kiyovu uriya mugabo sorry ntabwo nari nohereje voice neza kubera telefone yanjye iri kwikoresha. Ndindi kukubwira ngo uriya mugabo ugiye kubana na Pastor Mutesi, uriya mugabo reka nkubwire yarampemukiye bihagije. Igihe yajyaga azi ko iwanjye akarara iwanjye yumva, noneho kubera ko njyewe nkora akazi k'uburazi sibyo, akazi iwanjye akaza tukaryamana. Noneho njye ntabwo nari nzi ko rero agiye gukora ubukwe. Aheruka hano na vuba cyane, na vuba mu kwa cumi na kumwe nibwo aheruka. Ubwo yaraje ararara agenda atampaye amafaranga, arambwira ngo agiye kuri banki ngo navayo arayanzanira. Si ukukubeshya narategereje ntegereza ko umuntu aza ndaheba, ntegereza. Ubwo nari nishyizemo ngo amafaranga ari bumpe niyo ndi bugure gaze. Umva narabwiriwe ndongera ndabura aramutegereje, none ngo buriya ngo ni umugabo agiye kubana nawe. Uriya ndamuzi kabisa, uriya nta mugabo gusa nabane nawe ariko turamuzi bihagije. Uriya murenge akunda abagore n'indage, akunda kugura sibyo. Genda kubwiza ukuri yajyaga azi hano iwanjye. Ngiye ko twari tumenyeranye rero ubwo nari namwizeye ngira ngo wenda ari bugaruke ampa amafaranga, ariko byarangiye atagarutse. Na n'ubu yampezemo 10,000. Songera ngo ubwo amagambo Diane avuze murayumvise, aya magambo yavuze mbere, ariko nyenda bango reka mbe nyihore wenda kuba wenda nayakina, ariko urumva ko ibyo ari gutangaza n'ubundi bimeze nkaho biri kujya guhura neza n'ibyo bita ngo Liza aherutse gutangaza kuri Cinema Jesus. Bigaragara ko nyine ubwo bita Mulindwa Ferdinand uretse ngo wenda nk'umugabo wenda wari single cyangwa se yari umugabo n'ubundi wabayeho nk'umugore akamara mu by'ukuri igihe kinini cyane ari umudivorce, urumva ko byanze bikunze wenda kwifata ushobora kuzenda kuba byari kugorana kubera ko benshi ntabwo bajya bishobora. Bamwe na bamwe nyine bakora baciza bugufi nka bya bindi bya jihad, bakagenda bakakora nyine ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se abandi nyine bagahitamo kuba banafata ku ngufu, abandi bagahitamo wenda kuba basambanya abagore b'abandi, abandi bagahitamo kuba bagira gute bakwerekeza ku kiro nyine bakajya kugura amaturu cyangwa se kurara, bitewe wenda n'iraha bagomba kuza kuba bafitiye mu by'ukuri n'ibijyanye n'imibiri yabo. Uwo bita rero Diane, ayo niyo makuru yampaye, ayama mbere y'uko Liza aza ku mihanda ya YouTube, ndetse waje kuzana yo kuba amera nkaho mu by'ukuri ari gusubiramo ibyo bita ngo Diane yatangaje ku muntu bita ngo Mulindwa Ferdinand. Ariko n'ubundi Mutesi akababwira ngo n'ubundi byo mwakora byose ibyo ngibyo ntashobora kuza kuba byambwira, kubera ko ibyaha uyu mugabo yakoze neza bigomba kuza kuba bifite uburemere buke cyane ugereranyije n'urukundo mukunda. Bivuze ngo ibyo mwavuga byose yakoze ibi ngiye niteguye kuba nagira gute, niteguye kuba nabyihanganira, ariko nyine nuko sinzi wenda kubona abantu bameze, ntago aya makuru bita Mutesi yakiriye nyuma yaho wenda viri mu murenge. Iyo biza kuba ngombwa ko azibuze kuza kuba yayamenya mbere yuko ava mu murenge, byanze bikunze yagomba kuza kubagira gute bino bintu yabikansanya, ko ntabwo uri buze kuza kumbwira buryo ki uri mujye mu gitanda, cyangwa se uri buze gusohokana n'umugabo. Umukobwa wese mu by'ukuri aba yagize gute amuzi, indaya zose watambuka ati dore uyu yari umugabo wanjye, ibintu nk'ibyo ntago niyo burya
ushobora kuza wenda kuvuga ati wenda ni byiza ko nambara wenda kano gapira nabona gashaje nkagafata wenda nkagashyira wenda umukene ngo akambare. Ntago uwo bita Diane cyangwa se Liza cyangwa se Sandrine bakagombye kuba mu by'ukuri bakuburira uwo bita Pastor Mutesi. Ntago ibyo bintu ari byo, ntago ibintu ari byo nk'umukozi w'Imana byongeye. Ariko nanone nyine ngubuze ibibonetse, ubuze ibiboneye hari yafata umwanzuro nyine ko ufata ibyo abonye. Mutesi nawe ngira ngo yari akeneye icyo bita umugabo kugira ngo gahunda ze zize kuza kuba zagenda neza. Niyo mpamvu wenda kuza guhitamo umugabo ashaka ntago byagomba kuza kuba byakoroha. Urabona n'imyaka yanagiye abagore ejo bundi namurebye imbwa iri kumwihumuriza, kugenda imwihumuriza rwose, ubona ihumuriza mu bintu birenze bya hatari. Ndabati kabisa imyaka iba yagiye. Buri aho bigera ugasanga niba ufite nk'imyaka wenda 25, 27, buriya hariya bitewe nuko abasore cyangwa se abagabo bagushagaye bari benshi, ufite wenda n'amahirwe yo kuba wanakwirya hasi usimushaka cyangwa se ngo wenda ndamushaka ibintu nk'ibyo aho ugasanga nyine abo abagushaka ntago bashaka, ahubwo nawe abo wumva bakombye kuba gushaka ugasanga ntago bagukeneye. Ariyo mpamvu buriya imyaka Mutesi yaragezemo ntago yari imyaka wenda yo kuvuga ngo nzashaka wenda umugabo umeze gutya na gutya. Buriya we yavugaga ati buriya umugabo wese waza apfa kuba mu by'ukuri ari umugabo wenda atari umugore mugenzi wanjye, mvuga ati wenda ngiye gutingana uwo mugabo ko yaza kose ntagira gute naza kuza kuba namwakira. Niyo mpamvu wenda ubwo yabonye Ferdinand akahita amera amababa akavuga ati n'ubundi Imana ubwiranshubije. Ariko reka tubyemere ko Imana imo yabimushubije, kuko ngira ngo Imana ifite no kubona mu by'ukuri igenda ikunda abantu bayo, izamube hafi rwose ntizamuteza abantu, izamanuke umutima wa Ferdinand iwuhindure, hanyuma bagerageza wenda kuba bakumvikana ko buriya ntago ari itegeko ko abantu beza ari bo bonyine bagomba kuza kubagira gute bakubaka urugo bigakunda. Ntabwo ushobora kuza kuba byaza kubijana kwijana, kubera ko buriya ngo abadayimoni kuzimu barahuza neza bakavuga tugiye kuzamuka dukora igitendo ku isi, dufate bisi y'abantu bangaye tuyohereze mu manga twice abantu. Abadayimoni barumvikana, ariko n'abamarayika mu ijuru bagira gute barumvikana. Ariko baravuga ngo ahantu mu marayika n'umudayimoni bahuriye byanze kunze umuriro uraka. Niyo mpamvu benshi bavuga ati wowe ta Pastor Mutesi niba koko ari in deep mu pastor nta kindi kintu kibishe inyuma, ngafata wenda imico ya Ferdinand mu by'ukuri wenda idasanzwe wenda akayihuza n'iya Pastor Mutesi, ntabwo imico ya Ferdinand ushobora kuzigira mu by'ukuri ihura n'imico ya Pastor Mutesi. Niyo mpamvu bamwe bahita batera forufe bakavuga ati Pastor Mutesi na Ferdinand nta rugo bafite, n'ubundi tubahaye 2 years zonyine cyangwa se tubahaye imyaka 2 yonyine, n'ubundi bazamaze kugira gute bazamaze gutandukana. Ariko kugira ngo wice umuntu cyangwa se kugira ngo ugiye kuza gufata umubiri wawe utuze mu ngeso y'ubusambanyi, byarotwa kagira gute ugashaka umugabo wenda byakwanga mugatandukana mugakora divorce ugashaka undi n'ibyo ngibyo bakugize gute uje kuza ko wakwitaba Imana. Nubwo bamwe bavuga ati ngo ijambo ry'Imana yatubwira ngo umugore ngo nasendwa n'umugabo we ngo ntazagire ngo umucyura ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ngira ngo hari ibintu byinshi cyane byagiye bihinduka ku buryo na kano kanya n'Imana ishobora kuza kubireba yarangiza kagira gute ikaza kuza kuba yatangara. Kubera ko hari abafata umurongo umwe wo muri Bible bagashaka ugomba kuza kuba wayobora ubuzima bwabo, ko impamvu mvuze uwo murongo nuko nakunze kubona abakozi b'Imana benshi cyane bari kugenda babitindaho, baba bazigira inshuti, yaba Antoine Rutayisire, baba Pastor Claude, benshi cyane bari kugenda mu by'ukuri bafata urukundo rwa Pastor Mutesi bakagenda baruhuza n'ubuzima bwa Bible, kugira naho bavuga ko ngo kuzana imbwa mu kiganiro ngo ni mu buryo bw'imiterekero cyangwa se bw'imyuka mibi, cyane ko nyina amagambo menshi cyane bagende bavuga. Ariko kwize mbuga nkoranyambaga murabizi cyane, ariko nanone biterwa nuko witwaye, uko niba umuntu aza akakwataka akakuvuga ukicecekera n'ubundi abandi bose barakumenyera, naho ugomba kuza guhaguruka nyine ukarinda izamu ryawe kuba turi bunyatake nayo ndamwataka kubw'amahirwe ningira chance wenda nkabona nk'akantu gato cyane kare bukujegeze ndibuze kuza wenda kuba nakwinjiza 1-0. Nibiza kurangira wenda unushije imbaraga nta kibazo, ariko nyine bikaza kuza kuba ki win. Urangiye ntago njya nkunda umuntu mana ufata urugendo rwakajya kuri RIB wongeye gutanga ikirego ngo kanaka yandeze. Ese ubwo ubundi ufite ikihe kibazo, cyangwa ubwo abakubisa habaza bati bino bintu wenda kize hanze biribuze kugira wenda ku rugo rwanjye hanyuma ruhungabane. Umuntu akoze ikiganiro ati kanaka impamvu wenda tumiye runaka birashoboka yuko ashobora kuza wenda kuba yarasabye uriya ku gitsina hanyuma bikanga ukatujya kurega kuri RIB ngo kanaka ashaka kunsenyera urugo. Gusa urwo rugo rwasenywa n'iryo jambo wundi ukeka ko ubwo wowe ufite urugo. Wowe ubwo niwe ndi kubaza wowe ukeka ko iryo jambo riramutse rije mu rugo rwawe mu by'ukuri rugasenyuka ubwo waza kuza kuba ufite urugo.
Imana nababwiye ngo niba ufite ibikorwa bihambaye cyane ntuzigere uterwa ubwoba n'amagambo, kubera ko amagambo ni ibintu mani biza gutya bigaca mu gutwi bigahenuka mu kundi, ariko burya uzatenye cyane nuramuka ukoze inkuru y'ukuri ku muntu byanze bikunze bizagira gute azabyimba kandi azahura n'ihungabana rirenze ukwemera. Ariko burya umuntu agutangajeho amakuru ukumva nta nawe uhuriye nayo cyangwa se ukumva ari igihuha, we nta kindi kintu by'ukuri ukora ugira gute uraza ukisekera tuka bifata nk'ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Ariko nyine abantu benshi cyane usanga wenda bafite n'umunwa muremure cyangwa usanga bafite amagambo menshi cyane biza kuza kurangira n'ubundi wagize gute bazanye isahinda bazana ribu umuntu uza mu kazi kakaza mu by'ukuri kagenda kakangirika ku rwego rw'indengakamere ukanaka yamvuze wallahi. ubwo ko niba urahanga uvuga ngo bakuvuze, ubwo nuramuko uhi n'isasu bizagenda bite? Wumvishe wenda barashe kumvira nk'isasu yakubise gutya uzabigenza nka Pastor Claude? Kubera ko just uraho ngaho uri kubura ibitetsi kubera ngo amagambo y'abantu. Amagambo nta kintu na kimwe amaze mane. Niba wumva unafite n'ubwabo bw'amagambo ubwo nyine nagusabira cyane, kubera yuko n'ubundi ngo wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Nongera nkunda kubwira abantu banya bati mane, buri kimwe cyose wumva ushaka kabisa, cyose wumva ushaka uzakivuge hanyuma winigure wumva umeze neza. Abanzi banjye nawe ubashimishe, abakunzi banjye of course urumva bazababara, ariko nanjye ntabwo nzigera ntuza ndi kubona abanzi banjye bishimye cyangwa se mbona abakunzi banjye bababaye. Ubwo nanjye icyo nzakora nzakubita ibyo bitari tikre kandi nze gukubita hababaza, kubera ko buri wese muri imihanda baraburi buri wese w'imihanda bafite icyo bita mu by'ukuri backup cyangwa se akantu kagomba kuza kuba kamfasha mu gihe waza kuza kwenda gukora ikosa ukanga w'igitero habati uyu muntu yanyatatse, ngomba kuza kuba mfite akantu kazakumfasha. Kubera ko ngimba mbona abantu wenda bashaka kumenyera ariko nyine ugasanga wareba na mind zabo ukuntu ziba zisetinze bateye abantu ashaka kuza wenda kuba harimo n'ikibazo cy'imyumvire mike cyane. Ariko nyine just nyine tukibuga tukakibanamo tukikaraga bashaka ibiceri nkashaka ibiceri, ariko ibintu by'imitima mibi sinzi wenda hari umushaka kuza kuba mubikura, ushaka kuza gusanga n'umuntu yemera kuba yanashora n'ibiceri kugira ngo wenda aze kugura abantu bamuvugira. Umuntu akaguhamagara akubwira ibintu warayiruka tujya kuri code ngo tunatangaza mutanabivuganye. Ibintu nk'ibyo ngibyo ushobora kuza kubareba nyine ugasanga ni ibintu bigize ikibazo gihambaye cyane. Niyo mpamvu ngira ngo abakunzi banjye wenda bambazaga ayo makuru nakubwiye ngo ntabwo biri buze kuza kuba byakoroha kumenya makuru. Niyo nafata telefone yanjye wenda nkamagara Sandrine ntabwo yabura kumfata, ariko none naramuka mpaye makuru ushobora kuza kumva makuru natangaje kumva mu by'ukuri anyuranye nayo wenda Jackie ku Kwezi Live TV mu by'ukuri wenda ahasohotse, kubera ko bita Jackie ameze nk'uwasimbuye wo bitarayira ku buvugizi bwa Pastor Mutesi. Kugira ngo bibita ngo Jackie niwe muntu ushobora kuza kuba ari kuvugira Pastor Mutesi kano kanya. None ngo Mutesi niba hamagaye wenda Sandrine akagira wenda ibintu amuganiriza, urasanga wenda Sandrine ari kwigarura bati n'ubundi impamvu Ferdinand atanjyanye mu rukiko ni ukubera ko atigeze nkunda. Ubwo impamvu akujyanye mu rukiko wowe nuko yagize gute yagukunza. Ati ikindi kuba naje kumwe nkoranyambaga ntago wenda ariko nagambiriye kuza kugusebya, ahubwo hari abantu runaka bagize gute banshutse. Hanyuma wamuhamagara ati semeze bite ko tugushaka dukora ikiganiro uduhereza amakuru ala update, ugasanga wenda umubyeyi ntago ari kuza bitewe nuko ashobora kuzenda kuba yaraje koko hari pressure runaka cyangwa se hari ikintu runaka gishobora kuza kuba cyaje kumuvugwaho cyane ko n'ubundi ngo yaraje ngaravuga. Hanyuma nyine ngo yimendinda afata ngo ibyumba by'amasengesho mu by'ukuri bya bimutunze hari za Kagugu, aranje mu by'ukuri ngo amena umuceri, biza gutuma n'ubuyobozi bw'umudugudu bubimenya bubitahura, bahita bamuhagarika yuko atazigera mu by'ukuri yongera kwinjira mu rugo rw'umuturage wese mu mudugudu wagiye gusenga. Mu by'ukuri ibintu nk'ibyo ku buryo baramutse banamufashe ashobora kuza kubagira gute yanatabwa muri yombi. Ariko ngira ngo izo zose ni strategy cyangwa se bimwe mu bikorwa byo bita Pastor Mutesi byabaye umunsi nkubwira ngo yarakugenda yajya mu mudugudu ajya kurega amakuru amwe na bamwe nyine baraza baranyumuza bafata ibintu byanye nikoreye babihindura ibihuha ibintu nk'ibyo ariko birangiye n'ubundi ukuri kwigiriye hanze na nyir'ubwite yatanze amakuru ati ngiye bansanze mu mudugudu. Hanyuma Pastor Mutesi asigara mu modoka, Ferdinand arangije araza amagara ruhande arambwira ati ndagukunda cyane. Abibwira mudugudu ati umugore namukundaga cyane, atubwo natunguwe no kumva ibintu yakoze, kubera ko mu mugambi wa Ferdinand na n'uyu bita ngo Sandrine kwari ukugira ngo bita Ferdinand agenda ajye mu rugo kwa Pastor Mutesi ajye gusahura amaturo ndetse n'imitungo ajye bizanira Sandrine. Ariko noneho basezeranye Sandrine biramucanga
byumvishe ko bigiye no kujya hanze ati Ferdinand afite umugore runaka, ibintu nk'ibyo ngibyo bituma bita ngo Ferdinand atabwa hanze na Sandrine, umugambi wabo urangira gutyo. Niyo nkubwira ngo rero hari ibintu bameze nk'aho Imana ibirimo. Reka twemere ko wenda Pastor Mutesi ntabwo ashoboye kwiyubakira urugo na Ferdinand ntabwo yashobora kwiyubakira urugo kubera ko ingo bubatse zarabananiye. Reka twemere ko Uwiteka Imana agomba kuza ko yamanuka agira gute akabasanga hariya akabubakira rwa rugo, hanyuma isi yose ikagira gute ikaza kuza kuba yatungurwa. So ngira ngo ngayo nguko reka nsoreza ahangaha, ntago macha gukora mu by'ukuri ibintu birebire. Ubwo nshimira byimazeyo umuntu akoze subscribe kuri Bosco Empire, abakomeje kugenda basharinga mu nshuti n'abavandimwe, bashyira ku status, batumira mu by'ukuri abantu benshi cyane kugira ngo baze bakore subscribe kuri Bosco Empire. Ubwo iyo ubonye ko bikwiriye n'ubundi urayikora, ntago kuyikora wenda ari agahato cyane, kubera ko burya buri wese agomba kuza kugira ibintu akunda. By the way, naje kubona ukana nyine ndi ikigoryi ndahandi ikintu kirango kitagira ubwenge, bitewe nuko wenda bafite ubwenge bwinshi cyane, cyangwa se ugasanga nuko yisanze mu mukumbi w'intama, yaba ari ingurube ntiyibonemo, kubera ko buri ingurube n'intama ntabwo ushobora kuza kuba byabana ngo bikunde. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine mujya munababona no mu makomantere, murababona bazana ibintu by'ikimbere, ariko n'ubundi nababwiye ko mara ibintu by'amagambo se igihe uzakora mistake cyane ngo tuzabura akagira gutya, uwo nguwo rwose pe akagira gutya, uwo nguwo ibintu bizamuho ntabwo nzaba nzi ibyo ari byo. Njya mbumva bivugishwa mu matama ngo Bosco Empire nkwi mba ndi ready, mba niteguye ko nanjye mba nzi neza yuko mba ndi gutera ibuye ku karere sha, mba mbizi kabisa. Ariko nyine hamwe n'Imana izagenda igira gute iturinda ababisha bacu, hanyuma tubakorane akazi kabe kagenda neza. Rega nta n'igitima kibi no kusanga wenda abantu benshi cyane babigize fight ariko nta mutima mubi kabisa. Reka ngushimire rero, Imana ikomere umugisha, naho ubutaha. Ciao.